kunda u Rwanda uko rwabaye rwiza cyane, uko rwabaye rwiza cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda, hajemo imihanda, kunda u Rwanda, hajemo amashanyarazi, kunda u Rwanda, hajemo amazi meza cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitukinywa ibishanga uko haje iterambere, uko haje iterambere, ahubwo tunywa amazi meza asukuye cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitugicana amatoroshi, nitugicana amatatuwa, nitugicana imbingo, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitukigenda mu buhira dukandagira mu byondo, nitukigenda mu mihanda y'ibitaka amavumba turenga, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Byose twashimira Perezida Kagame Paul, niwe wagize uruhare muri ibyo byose byakozwe, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Mbaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro byanjye umunsi kuwundi, by'umwihariko Jeff God TV tubaye ikaze mwe mukunda kandi kureba ibiganiro byo ku mihanda nk'ibi. Nge nitwa Mr Muhanzi, ndi intare ndi ndahangarwa, ndi intore kandi ndi umunyarwanda, ndi mugabo w'indekwe Regis, ntacyo wakuraho nta nicyo wakongeraho. Namaje gusesekara mu karere ka Gasabo, aha ni mu murenge wa Kinyinya, ni mu kagari ka Kagugu. By'umwihariko nk'uko uri kubibona ni urujya n'uruza mu binyabiziga bitandukanye ndetse n'abari mu tuzi dutandukanye. Mbahaye ikaze rero mu biganiro byose ngiye gukorera hano ku muhanda. N'utubazo ngomba kwibariza abaturage turahurira kuri iyi mihanda, hari n'abaragaragariza impano, byose ugomba kuba ubikurikira kuri Jeff God TV, ugakanda subscribe, like, comment, share. Asigaye dugakomeza tukamenya niki kibera ku mihanda ya Kigali, niki kibera kuri iyi mihanda y'u Rwanda. Wowe uri hanze y'igihugu, wowe uri mu Rwanda, mwese mbahaye ikaze. Ladies and gentlemen, nizere ko muraza kuba muryoherwa n'ibiganiro byose turaza gukorana n'abanyarwanda bari hano mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Stay in touch. Yes, mbahaye ikaze kuri Jeff God TV. Nabivuze kuva kare ko ninje mu mihanda y'Abatsinda. Ni street question and talent, ni bibazo n'impano zitandukanye muri iyi mihanda y'Abatsinda. Ngomba kuganira na buri wese, ngomba kumva ese ni impano yihe afite cyangwa se ni yihe akunda, niba nta niyo afite, ese ibibazo byacu byo arabisubiza gute. Already rero namaje kuba nsesekara ku mpano z'agatangaza. That's right. Banza ufata ako kantu, ni impano z'agatangaza kubera ko bafite ibikoresho by'umuziki, harimo nka gitari ndi kubona ikozwe mu buryo butandukanye n'izo nsanzwe nzi, ndetse n'umuduri. Uyu ni umuduri Petango. Ni umuduri? Yego. Akira mikoro. Uzi kuyivugira hose? Nabo byananiye. Okay. Ninde rero tugiye kuba tuganira hano? Twese turi ready gusubiza. Urinde wowe tugiye kuganira? Iranzi Christian. Iranzi Christian, hereza na mugenzi wawe nawe abanze atwibwire. Wowe urinde Petit? Akayezu Obama. Kuvuga ijwi numva rikanganya kandi mbona ukiri muto. Ni Imana yari guhaye. Akayezu Obama. Hanyuma icyo ufite ni igiki rero? Abantu bari kureba iki kintu ufite ni igiki? Gitari nikoreye. Wayikoze muki? Mu mbaho. Mu mbaho. Mimbere ko ndi kubonamo na tapendigo. Nazo warazikoreshe mu kwifatishisha iki? Nyine nk'iyo ndi kugenda nyine nkatega. Ujya unatega ukava hano Batsinda ukajya ahandi hehe? Ngenda nyine ahantu hose nka za Nyabugogo hose. Nese ko ukiri mutoya wenda ngeranyije ufite nk'imyaka nk'itanu, nka 15 cyangwa 14, ndabeshye? Oya. None ubu ufite nk'imyaka ingahe? 14. 14. Ese icyo gitekerezo cyo kuba wakora icyo gihangano kimeze gutyo cyangwa icyo gicurangisho ukakizengurukana ukava Batsinda wajya Nyabugogo ukajya Kimironko, ni cyaje gute bwa mbere wumva ubitekereza, byagenze bite? Ni ibintu nyine byizanye, nyine numva ndabikunze, nyine turabikora. Wabiboneye kurinde mbere yo kuko ubimenye? Nawe nyine nukubona imiziki gutya bisanzwe, nyine nanjye nkavunga nk'umuziki wa mbere wabonye ugahita uvuga ati ibi bintu ni byiza nanjye nabikora, ni nk'uwo yaba indirimbo cyangwa umucuranzi wabonye abikora? Makanyaga Abdul. Makanyaga Abdul, that's right. Birumvikana rero wambwiye ko witwa Kayezu Obama. Ndagira ngo mfate mikoro yawe gatoya hanyuma ukubita ibintu bita umurya kabisa tuwumve. Are you ready? Yes, reba hara muri kamera kugira ngo ishusho rya riba riza neza fresh.
Yes, mwamaje kuba mwumva rero umurya w'abana bakiri bato ndagira ngo noneho twanzike neza bakore muri iyi mirya ya gitari. Uwo bawita ngo iki ufite? umuduri. Umuduri? Yego. Wawukoze ufite imyaka ingahe? Nejo bundi nagiye gishize. Warawikoreye se ubundi? Yego. Inde wakwigishije kuwukora? Nta muntu wabinyigishije nyine no kubibona. Umuduri wawe ukozwe mu ki? Mu gacuma n'igiti n'urutsinga. Kugira ngo umenye agacuma ufite imyaka 12 cyangwa 13 byagenze gute? Narakabonye nyine barambwira ngo nta gacuma gusa ibyo. Inde wabikubwiye? Nuwo nabibajije. Oh, wabibajije. Yes, birumvikana neza cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mwegerane mukore muri iyi mirya yanyu kabisa. Umeze neza? Umeze fresh? Mugire sharp nyine nk'abantu b'abahanzi b'abacuranzi bameze neza. Si byo se? You ready? Maria muri kamera. Rwanda ko rwabaye rwiza cyane, ko rwabaye rwiza cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda, hajemo imihanda, kunda u Rwanda, hajemo amashanyarazi, kunda u Rwanda, hajemo amazi meza cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitukinywa ibishanga ko haje iterambere, uko haje iterambere, ahubwo tunywa amazi meza asukuye cyane, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitugicana amatoroshi, nitugicana amataduwa, nitugicana imbingo, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Nitukigenda mu buhira dukandagira mu byondo, nitukigenda mu mihanda y'ibitaka amavumba turenga, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Byose twashimira Perezida Kagame Paul, niwe wagize uruhare muri ibyo byose byakozwe, kunda u Rwanda, kunda u Rwanda. Amashyi menshi cyane kabisa, amashyi menshi cyane. None se hajya wamwayanditse bigenze gute? Ni kihe gitekerezo wagize mbere yuko utangira gutekereza ku muhanzi no gufata ikaramu kandika indirimbo yo kuvuga ngo kunda u Rwanda? Ibyo bintu wabikomoye kuki? bikomeye nyine nk'ibyo by'amashanyarazi, kujya mu cyaro nyine ukabibona. Yes, ni impano itangaje cyane y'abana bakiri bato, y'abantu mukurikira mwese Jeff God TV nagatangaza wo muri hose. N'abana bakiri bato batarengeje imyaka 15, mu by'ukuri ibicurangisho bafite ubwabyo kugira ngo ubibone n'uburyo babikoze ubwabyo ni impano. Kongera indirimbo baririmba n'imyandikire yabyo nabyo ubwabyo n'indi impano. Ndagira ngo rero wavuze ko unacuranga gospel cyangwa se indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Nibyo? Nibyo. Hereza na mugenzi wambwire. Hari indirimbo wanditse wowe? Muri itsinda? Ryitwa gute? Intwari Group. Ryitwa? Intwari Group. Itsinda ryanyu ryitwa Intwari Group. Yego. Iryo zina nimwe mwaryitekerereje? Kubera iki Intwari? Nyine nukwireba nyine nawe ukumva nyine. Mwarirebye mubona muri Intwari muri make? Okay, ni byiza cyane kabisa, intego zanyu n'ibitekerezo byanyu biri hejuru cyane. Rero hanyuma ndagira ngo mwongere muducishirijeho, kuko hano turimo turamurika impano birumvikana, sibyo? Kugira ngo rubanda nyamwinshi bazakurikira iki kiganiro bazabone ko ibyo twababwiye bitari ukubabeshya, atari scam. Bafite talent, bafite icyo bashaka kugeraho, n'impano zabo mwabafasha zikagira icyo zigeraho muri uru Rwanda, cyane ko ubutumwa bwabo buri gukangurira ndetse no gushima igihugu ndetse no kuramya no guhimbaza Imana. Abana bato bangana gutya kuba bakora ubutumwa bumeze gutya igitangaza hano mu Rwanda. Reka twongere twanzike hanyuma bongere baducishiriza kandi twumve neza. Twagiye papa wanje, ubu natangiye kwita papa uko numvisha nandenze. Ujyana Imana idakura umuntu, ujyana Imana idakura umuntu. Resitora yavamo, bare yavamo, hoteli, igare ryavamo, moto yava imodoka yavamo indege. Uko na Imana idakura umuntu, ingangi yavamo, shamburete yavamo, mugongo yavamo, kadasitera yavamo, etaje idege yavamo, butike yavamo, butike yavamo, depo. Rero nshuti yanjye wikomeza kwiyeba, uko na Imana idakura umuntu, atari mu bibazo, keretse atari mu bibazo. Yeah. Akira mikoro. Ibintu uri gukora bikwemera gufata mikoro ukayifasha ukagira ikintu umbwira.
nta imana itakura umuntu. Hari aho yagukuye kugeza aka kanya uvuga uti mfite igitekerezo cyo kwandika indirimbo ati nta imana itakura umuntu? Yego. Yagukuye hehe, wari uri hehe, ubugeze hehe? Byo nyine niyo nyine uri mu ibi bintu nyine ukabona ukabitangiye nyine ukabona biri kugenda bituzamuka gake gake ukabasha kubikora nyine nabyo ni ibintu nyine n'imirimo y'Imana. Ni imirimo y'Imana birumvikana. Mpera mugenzi wawe mikoro kugira ngo nawe abashe kugira icyo ambwira. Umwana hajya witwa Christian. Impamvu ndi kukubaza izina cyane kugira ngo abantu baryumve kuko rizakora ibintu bitangaje muri uru Rwanda. Ni itsinda ryitwa Intwari Groupe, abana baterengeje imyaka 15 bakoze ibicurangisho ngira ngo muri kubibona, umuduri na gitari. Ariko gatoya, gitari yawe ikozwe mu kiwowe? Mu mbaho, mu nsinga nyine n'ibyo ngibyo. Ndimo ndebye neza ndabona yari imijya ya gitari neza 100%. Ntago byakugoye kugira ngo uyibone? Byarangoye. Byagenze gute? Amafaranga yo kuyigura barayigwaye mu rugo, uburyo wayakoye byagenze gute kugira uyibone? Nyine nabana nyine twigana nyine babibonye nyine barayinzanira kubera bazi ko mbikora. Wiga kuri ishuri? GS Kagarama. Wabaye wa kangahe? Ku mwaka nabaye wa 18. Wabaye wa 18. Amanota ngaho ubwo? 58. Manota 58. Birumvikana neza. Hanyuma itsinda ryanyu nk'Intwari Groupe mujya gutangira kurishinga, murumva mufite igitekerezo cyo kuba ryagera hehe? Ni kihe kintu mwasaba abanyarwanda babafasha kugira ngo izi impano zanyu zive hano mu Kinyamerika cyangwa se hano mu kabuga kabatsinda rikaba ryagera kuri Stade Amahoro rikagera muri BK Arena n'ahandi hagiye hatandukanye? Icyo nasaba nyine ni ukudufasha nyine tukabona ibikoresho tukazamuka nyine ukanadufasha nyine tukanabimenya. Wumva uzahitamo gukora umwuga biramutse bikunze, wagumya ugacuranga nka bande, mwakora ubuhanzi mukarimba injyana gakondo cyangwa se yo kuramya no guhimbaza, cyangwa mufite indi njyana mwiyumvamo nuko mwahereye kuri ibi? Nta bindi, ni ibingibi tuba twumva twakora. Mwakora ibihe? Ibingibi nyine ducuranga tukaba ariko nyine tuzamukiraho tukanabikomeza. Mugacuranga mukajya munaririmba indirimbo za gakondo cyangwa izo kuramya no guhimbaza? Zo kuramya no guhimbaza. Nizo mwumva mwakora? Cyane ahanini. Okay, urakoze cyane. Ongera ubibutsa amazina yawe? Obama. Ufite izina rimwe? Akayezu Obama. Hanyuma ukaba wiga? GS Kagarama. Yes, birumvikana. Nawe fata mikoro yawe umbwire wiga he wowe? Nanjye niga GS Kagarama. Murigana mu ishuri rimwe? Oya. Muravukana? Yego. Muravukana ubu? Sha. Ni sawa cyane kabisa. Hanyuma wowe n'icyo wakisabira abagukurikiye kuri GF TV? Nyine abankurikiye nabasaba kuntera inkunga. Nyine tukaba twazamuka, natwe tukaba twasohora indirimbo. Natwe nyine tukagira aho twigeze. Hari indirimbo mwanditse mufite zanditse mu makaye cyangwa mu bitabo? Izo ducuranga zose ziranditse. Izo mucuranga zose ziranditse? Ewana ni sawa cyane kabisa. Imana ibafashe mu ntayitakura umuntu, ndagira ngo mwongere mushireho kandi nono kakandi kakanyuzo kabisa ku buryo abantu barete bavuga ati abana ni ngombwa support yabo igomba iboneke 100%. You ready? Bana batoya biriya banywa ngo na rukoro bibangiriza ubuzima bwabo, mama wabo papa wabo barababyaye kugira ngo babarere bakure bavemo abagabo b'intangarugero ku bandi, ariko bo ntibabyemeye bigiriye mu muhanda mu kwinywera za rukoro. Bana batoya mwisubireho, mwisubireho, ese ubwo ngubwo ni ishema cyangwa n'ubugwari cyangwa n'ubugwari. Bana batoya mwisubireho, mwisubireho. Muturirimba indirimbo ngera ngo zigera nko kuri 3. Itsinda ryitwa Intwari Groupe, nizere ko mwabumvishe kandi mwumvishe neza ko bashoboye, bafite icyo bagomba kuba abageraho. Ndabashimiye mwese mukunda kandi mukurikira umunsi ku wundi Jeff TV. Of course Dintare Ndindahangarwa ndi intore cyane, ndi mugabo w'indekwe Regis, ndi Mr Mwanzi. Komeza ubane natwe muri iyi mihanda y'abatsinda, ni byinshi dufite tugomba kubagezaho, n'impano n'ibiganiro n'ibibazo bitandukanye, ubundi tugakomeza tukigendera. Ndabashimiye sibyo?
kandi Imana ikomeze ibagenda imbere kabisa. Impano yanyu nta telefone mugira cyangwa iz'ababyeyi wanyu? Okay, ntago nagenda nimero yanyu ntayishyizeho y'ababyeyi banyu, ariko ngira ngo niyo yaba cyangwa ufite yanyu bwite? Ni y'ababyeyi. Barabizi, barabashyigikiye kubikora? Ntago bigeze babwira ati ibyo bintu mugiye mwabana mwe ni ibiki? Aya. Okay, ni sawa cyane. Ngaho mutange nimero yanyu rero, ewana uyivuge neza, uvuge n'amazina y'ibaruye kugira ngo byibura abazakunda impano yanyu babe babahamagara, babe babakoresha ibindi biganiro cyangwa se babe bagira gute baba babatera inkunga. Ni 07 078 30 39 464. Ongera uyisubiremo. 078 30 39 464. Ibaruyeho amazina yahe? Uwambajimana Christine. Yes, turaza kwipininga ku kiganiro kugira ngo uzabasha kwibona azabashe kuba yagira icyo abafasha cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi byanga bikunda aricyo yabamarira. Mukomeze mugira amahirwe kandi impano yanyu ni nziza, mukomeze mwandike indirimbo nyinshi, mukomeze murepete, mujye no gusenga, sibyo, kugira ngo byose Imana ishyire mu mugisha, sibyo? Yego. Yes, murakoze cyane.